kiganiro tubimenye tuganira n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bakoze cyangwa se bagezeho ku buryo abigiraho nawe bikagufasha kwiteza imbere. Iki kiganiro mukigezwaho na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Tech. Ntugacikwe. Ntabwo ari ibintu bikiri ibanga ko ari we wese uyu munsi kwiga amasomo rusange mu Rwanda ukarangiza kwiga imyaka waba warize yose ntabwo bigitanga icyizere cyo kubona umurimo. Uyu munsi mu mwaka umwe kaminuza y'u Rwanda ishobora guha impamyabumenyi abanyeshuri barenga 7,000 ariko ni bangahe babona akazi mu byo bize imyaka iri hejuru y'itatu. Nyamara ubu wasanga hari abantu bigisha umwuga wiga amezi 6 ugahita uhinduka umukoresha. Nibyo hari ishuri ryitwa ECT Electronic and Computer Technology rikorera mu mujyi wa Kigali, ababigisha abantu gukanika mudasobwa, amateleviziyo, amatelefone, amaradiyo, gukora amashanyarazi, gukora za kamera no kuzihuza na mudasobwa ku buryo ibyo kamera ifata nyirayabireba ako kanya. Dore uko bigenda. Hari inzira imwe yonyine yo kumenya byoroshye gukanika mudasobwa, televiziyo, radio, telefone cyangwa se gukora amashanyarazi. Ni ugufata telefone yawe ugahamagara 07 88 83 33 55 cyangwa se ukandika email kuri techeric007@gmail.com. Ubaye warize electronique banagufasha kwimenyereza uwo mwuga. Aba banakanika ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byangiritse. Uhise utekereza ko ECT ari ishuri rishobora kubaka ejo hazaza ha benshi? Shuje kandi tuguhaye ikaze wagize amahitamo meza ko gukomeza gukurikira BTN TV mu biganiro byayo byose uko byakabaye mu makuru ndetse n'izindi gahunda zigiye zitandukanye BTN gutegurira. Urumva ko ibintu bikomeza kugenda bimera neza. Turi ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 9 2021. Reka mbasuhuze rero mwebwe n'ubundi mwatangiye weekend neza. Noneho weekend y'uno munsi ni weekend itandukanye n'izindi weekend twari tumazemo igihe kuko twarafunguye of course n'abantu benshi bari baritegereje hamwe babasha guhura bakaganira basangira agacupa mu buryo bumwe cyangwa ubundi mbese biziwe. Niyo mpamvu rero mvuga ati weekend y'uno munsi itandukanye n'izindi twari tumazemo umwaka n'andi mezi menshi yarengaho. Kanakanye kiganiro tubimenye rero ngira ngo murabona uburyo twicaye natwe tumeze neza. Umunsi dufite umutumirwa n'umugabo bakomeye hano mu Rwanda afite n'ibikomeye nyine agiye kuza kuri utuganirizeho. Mugenzi wanjye Eric nawe ndabona ameze neza. Ameze neza ndabeshya cyane rwose. Urabona ko tumeze neza kandi n'umutumirwa wacu ameze neza. Nk'uko bivuze ngira ngo iyi weekend ntisanzwe, ni igihe kitari gitoya, amezi menshi cyane ndetse ngira ngo turi kwinjira mu mwaka wa kabiri ngira ngo ikitwa tubari hamwe abantu bita ko bagira bakaganira bakungurana ibitekerezo. Rimwe na rimwe hari ababyitwazaga ngo batinda mu kabari barimo bashaka inshuti ibintu nk'ibyo. Ubu rero noneho nanabonye n'itangazo ryasohotse bone bari bavuze ko bazagena uburyo bwo kugira ngo utubari dufungura, ariko nasanze ibyemezo byasohotse ntabwo ari ibyemezo bikarishye, bisaba ipatante no kufite icyangombwa cyo kuri RDB. N'uburi ntiwafungura ubucuruzi udafite icyo cyangombwa. Ndumva rero ni ibintu bigize, ariko turi kumwe ni directeur nawe yatangira yibwira abadukurikiye ndetse n'ikigo yaserukiye kugira ngo tubashe kuganira neza turi kumwe mu kiganiro. Murakoze. Nkuko mubivuze nitwa Semana Jafeti, ndi umuyobozi w'ikigo cyitwa Morning Star School. Akaba ari ikigo gikorera KURUYENZI mu murenge wa Runda, akarere ka Kamonyi. Murakoze cyane. Yego tuguhaye ikaze mu kiganiro tubimenye cyane. Yaravuze ati ni ikigo gikorera KURUYENZI ariko specifically ntabwo bari buze kumenya ni ikigo cyigisha gusudira, bari buze kumenya ni ikigo cyigisha imodoka. Wenda kugira ngo dutangire ikiganiro neza urabanza dusobanurire ni ikigo cyigisha ibijyanye n'iki cyigisha abaye bantu kugira ngo tuze kuba turi mu mujyi umwe atentevuri ndetse n'umuntu wari wicaye avuga ati ngiye kwitira tumenye umunsi amenye ngo ndi bubaze ibingibi ndi bukurikira ibingibi. Murakoze cyane. Ngira nkuko nari mbivuze ni ikigo cyigenga kimwe kizwi nk'ishuri rya privé y'amashuri abanza ndetse n'incuke. Ngira ngo ni ikigo kimaze igihe benshi barakiza batuye cyane cyane. Wenda mbere yo kugira icyo nkivugaho cyane ndagira ngo manze nshimire ubuyobozi bwa BTN baduhaye ikaze bukadutumira muri kiganiro kugira ngo
tumenyekanishe ikigo cyacu, ikigo cya Morning Star School. Kuko nabivugaga rero ikigo cya Morning Star School giherereye KURUYENZI ni akagari mu mudugudu Nyagacaca, umurenge wa Runda, mu karere ka Kamonyi. Ubwo ni mu majyepfo, mu ntara y'amajyepfo. Bigeze hariya KURUYENZI, uzamuka umuhanda ujya Gihara ibirometero nka 2, umuhanda wa kaburimbo bari gukora ubu, urenze kuhazwa nka ADPR kuri ADPR urusima rwa ADPR, urenga nka metero 200, ubundi uvuye ku uwo muhanda nka metero 50 kugira ngo ugere ku marembo y'ikigo cy'ishuri ya Morning Star School. Mu mundi rero wenda nakomeza nkakivugaho, ikigo cya Morning Star School ni ikigo cyatangiye mu mwaka wa 2013, kibona ubuzima gatozi muri 2014. Abana ba imfura zacyo za mbere zakoze ikizamini cya leta gisaba amashuri abanza muri 2016. Wenda nimunyemerera ndibuze kuvugaho byinshi ku ireme ry'uburezi ryaho. Sinzi rero nimba wenda yes, aravuze ngo ni ikigo kiri mu majyepfo. Birashoboka ko hari umuntu uri Kicukiro, Nyarugenge, Gasabo usuvuga ati ba si ngombwa ko ndibwumva by'icyo kigo, ariko ngereka wenda mugane nk'amatsiko cyangwa se ngira icyo mbimubwiraho. Kuba yaravuze ati kintu hariya KURUYENZI atujya Gihara ibintu nk'ibyo. Yewe niba uzi KURUYENZI hariya kuri kaburimbo, ubundi hari ukuntu uyobora umuntu agahita abiyumva ati waca nge nabwe ku muhanda wa kaburimbo ndazamuka ninjirayo n'amaguru kugira ngo ni hafi cyane, kugira ngo umve ubugufi bwabo. Nabwe ku muhanda wa kaburimbo atari kwenda nabuze uburyo nanagera wenda neze nakukamuta. Usibye kwenda directeur nuko atarana umwanya harije kugira ngo barushe kudusobanurira ikigo n'ubusanzwe gifite imodoka zitwara abana bahiga cyangwa se n'abahagana. Avuze ko ni ikigo cyatangiye muri 2013, ngira ngo ni cya gihe ababyeyi benshi bumvaga ko ireme bari kwiga mu bigo bya hano hafi bitameze neza, ugasanga umubyeyi isimo kujyana umwana hanze. Hari abana benshi, ababyeyi benshi bagiye batwara abana za Uganda hirya no hino, abandi bakajya kwiga kugira ngo bareko nibuze umwana yabasha gukura avuga ururimi. Hano ukibaza se ni ngombwa ko umwana koko yakura azi indimi ariko atazi Ikinyarwanda kiwabo? Ese ni iki Morning Star izaniye abana b'Abanyarwanda, yaba kumenya izo ndimi nyirizina ndetse no kuba bafite ireme? Araza no kutubwira nibuze icyo barusha ibindi bigo ku bijyanye no kwiga bimeze gute. Ngira ngo iki kiganiro tubimenye ni ikiganiro ugira mu ruhare, ushobora kuduhamagara kuri nimero 0786638003 ugatanga igitekerezo ndetse n'inyunganizi kugira ngo tugendane. Twabatumiriye directeur kugira ngo aza dusobanurire ibijyanye n'ireme dukura kuri Morning Star. Nituza kubana kanya gato turabashishiriraho video zigaragaza abana biga muri icyo kigo n'uburyo babitwaye n'uburyo babasha kuvuga, yaba basura ndetse n'abarimu nyirizina niba bo mu ngo. Yes, wenda mbere gato yuko tumuhereza akanya, hari ikintu wari uvuze cyiza cyane nkunda, ubundi hari serivisi tumenyerewe dushobora gukura ahantu ariho hose. Urugero ndavuga nko mu masoko, ushobora kuba ufite uziranye mu bucuruzi imyenda Nyabugogo, ubucuruzi Nyamirambo n'ucuruza mu gihugu bose bacuruza imyenda. Ariko se niba wenda tutwaye amahirwe umuntu wa Nyabugogo cyangwa Nyamirambo aza muri studio za BTN tuganire, hari abantu bamukurikiye, hari ubundi niki cyatuma umuntu areka kujya Nyabugogo kujya mu mujyi ngo aze kukugurira? Mwese mucuruza imyenda, niyo mpamvu ukeneye speciality yawe, ukeneye umwihariko wumva ko yararika abantu hari hasigaye akazi wakakugana. Wenda wa mugani tunakomeza wari utubwiye ikigo cyabone ubuzima gatuzi ku cyo yike yakomoje ati kera abana basohokaga mu gihugu bakajya hanze kugira ngo baraho ubumenyi, noneho by'umweru ku bijyanye n'ururimi gusa, atari n'ibintu bisanzwe bindi ari kujya kugira ngo azabyiruke ameze neza ku rurimi. Umwihariko wa Morning Star mbere yuko twinjira mu nyirizina rwose, uburyo umuntu aravuga ati reka ndike ibyo narindi muri kurikira no kujya kiriya kintu umwihariko w'ikigo cyacu. Murakoze cyane. Nk'uko mubivuze, ikigo cya Morning Star kijya kuvuka hagaragaraga ikibazo, muzi ko kari agace ka Ruyenzi ni agace gatuwe n'abantu bavuye mu mujyi cyane. Ugasanga rero igitekerezo cyo kubaka kiriya kigo kijya kuvuka ni uko ababyeyi bari bafite ikibazo cyo kuzana abana babo kwiga mu mujyi wa Kigali. Ugasanga bari kubambutsa Nyabarongo bagaruka mu mujyi.
kubera ko babuze ikindi kigo bajyana abo bana. Icyo gitekerezo rero kivutse, ikigo cyubatswe muri 2013 nk'uko nabivugaga, bitewe n'ireme ry'uburezi icyo kigo cyadukanye. Icya mbere ikintu kijyanye n'ururimi, kugira ngo Eric yarabikomojeho, ababyeyi bafata abana kubajyana za Kampala kubera ko bagenda basangayo cya Cyongereza. Muri Morning Star School si Icyongereza gusa n'Igifaransa. Hari indimi ku kigo cyacu cya Morning Star School tuziha agaciro gakomeye cyane. Dufite materineri ya mbere, ya kabiri n'iya gatatu, abana baho bavuga Igifaransa. Mwajya kurangiza materineri ya mbere wamujyana n'i Buraya akavuga, yahura n'umuzungu uvuga Igifaransa adategwa, wa mwana we akavuga adategwa. Wajya kujya mu wa gatatu ubwo ariko rurimi rwe. Abana bacu mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri abanza barakomeza bakiga cya Gifaransa mu masomo yose, ariko bakiga ni Kinyarwanda nk'umuco wacu. Ntabwo abana bakwiga indimi zo hanze gusa, ni Kinyarwanda nk'ururimi gakondo ruranga n'umuco w'Abanyarwanda bakibagiwe. Ubwo biga cya Gifaransa mu masomo yose, ariko bakongeraho n'Icyongereza nk'isomo, ndetse bakiga n'Ikinyarwanda nk'isomo. Icyo kintu rero ababyeyi ntabwo usibye nabo KURUYENZI gusa, hari n'ababavana hano mu mujyi wa Kigali basize amashuri menshi n'ubundi yigenga, bakabambutsa Nyabarongo bakabazana kuri Morning Star School. Iyo bageze mu wa gatandatu rero, mu cyiciro cya kabiri cy'amashuri abanza, guhera mu wa kane, mu wa gatanu, mu wa gatandatu, kubera ko abana bazabazwa mu Cyongereza mu mpera z'icyiciro cy'amashuri abanza mu mwaka wa gatandatu, noneho bitangira kwiga mu Cyongereza, ariko bakiga Igifaransa nk'ururimi nk'uko bakwiga imibare n'izindi, ndetse na cya Kinyarwanda bagakomeza bakakiga kugira ngo tutibagirwa umuco wacu. Ibyo bintu rero bituma umwana wo muri Morning Star uzasanga benshi ari bilingue. Bilingue bivuga ngo baravuga cya Cyongereza n'Igifaransa, ugasanga ari akarusho utasanga ahandi mu bigo bimwe na bimwe byigenga. Icyo kintu rero gikurura ababyeyi, bigatuma bamwe bashobora kuva mu karere ka Kicukiro, bashobora kuva mu karere ka Gasabo, abandi bakava mu karere ka Nyarugenge bagana Morning Star School kubera ako karusho, uwo mwihariko dufite ugereranyije n'ibindi bigo. Bongera ngo wenda ku bantu bakurikiye amashusho, ni amashusho y'abanyeshuri biga kuri Morning Star. Njyewe na nk'umuntu wahageze cyangwa se wagize amahirwe yo kurera muri kiriya kigo, umwana yiga Igifaransa guhera muri gardienne ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ndetse akagikomezanya mu wa mbere, mu wa kabiri no mu wa gatatu. Nkuko abisobanuye, ibyo byose umwana wiga Igifaransa imyaka 6 aba ari azi kuvuga, nkuko wenda turaza gushyiramo amajwi bakaza kubyiyumvira. Ariko hano umuntu yakwibaza ikintu kimwe. Umuntu ashobora kuvuga ati, nimfata umwana wanjye nkamukura mu kigo nkamujyana hariya, ireme ryaho ugereranyije n'ibindi bigo abana batsinda gute? Ese ni iki muteganyiriza ku isoko ry'umurimo abana barangije kwiga iwanyu, cyangwa se kuba bajya kwiga mu bindi bigo bya segonderi n'ahandi? Murakoze cyane. Nkuko nabwira ireme ry'uburezi kuri Morning Star School twaryimakaje, bigaragarira mu manota asohoka nyuma y'ibizamini bisoza amashuri abanza. Kuva muri 2013 nkuko nababwiraga, 2016 amanota yagiye asohoka, abana bose batsindiye muri Division 1 mu cyiciro cya mbere, kandi abana bakajya muri bya bigo byiza bya bindi bita excellence schools cyangwa se école d'excellence. Bya bigo bijyamo abana bafite inota rya mbere. Iyo myaka rero yose kuva muri 2016 kugeza muri uyu mwaka ushize wa 2019 ko 2020 habaye ikibazo muzi ko kubera
virus nta bizamini byabayeho ariko n'ubu twizeye ko abana bacu bazezimira kuzanira umwana kuri Morning Star School wenda ababyeyi baharereye bambera abagabo abana bahiga wizeye ko umwana wawe n'umuzana muri Morning Star School azatsinda neza akabona ikigo cyiza yifuza. ngira ngo wenda nakuraho wenda impungenge cyangwa se ku babyeyi bavuga ati nihe nakura najyana umwana wanjye kugira ngo abashe kumenya ubwenge, cyane ko byagaragaye ko impano umubyeyi aho umunyeshuri cyangwa se umwana yabyaye nuko yamujyana mu ishuri ryiza mu gihe afite ubushobozi. Nta mpamvu rero gufata abana ngo tubajyane hirya no hino cyangwa kure y'iwacu yaho dutuye, kandi hafi yacu hari ibigo bishoboye ku buryo umwana ashobora kwiga kandi akamenya akagira n'ubwenge. Kugira ngo Rugamba nawe n'umwe mu bantu bageze muri kiriya kigo wenda nawe ashobora kugira icyo abivugaho, cyangwa se mu gihe directeur akidusobanurira kimwe mu bituma bavuga bati abana banyu nimubazane tubigishe, dufite urwego runaka dushaka kubagezaho, ndetse bakaba bajya kwiga na kaminuza cyangwa se ni segonderi mu bigo byiza nk'uko ababyeyi baba babyifuza. Wenda nyaho ngaho byarakana nkunda kuvuga ngo ni n'ibintu abanyarwanda tuziranye sinzi wenda mu Gifaransa cyangwa mu zindi muko bivuga ku giti kigururwa kikiri gito. Sintekereza ko igiti cyakuze kigakomera ku kigura gihita kivuka. Bishatse gusobanura ko umwana utahereye kivuka ubundi bakunze kuvuga ko uburere buruta ubuvuke, nyuma yo kuvuka akagira ahantu akurikiranwa neza akitabwaho. Ndagira ngo directeur apari kuba ari gusobanura ibintu bigiye bitandukanye, narahinje mabona abana bato cyane wa wundi eri no mu rugo ububona ukabona ufite impungenge zo kuba muri ku munota umwe ari wenyine utamushyize wijisho nabonye muri Morning Star School. Ndagira ngo abanza tubwireho bari abana twahabonye cyangwa nahabonye, sinzi n'ukundi muntu wese waba haririra cyangwa se wahageze, abana bato cyane service mubaha mubafata mute? Nge menyereye bari abana kuba mu byitwa crash cyangwa se hano babita ku minja, abandi bakiri bato cyane nk'ibitambambuga niko nabyita, abana bato pe narabahabonye ukabona bari treated well, babitaho baseka. Uraza ko tubiri muzi imigenzereze yo kwita kuri bari abana muri Morning Star School. Ise bahaza bate? Ise abana bahabazana n'abantu bahafi bari uzabantu ikigo cya Morning Star School cyangwa bigenda bitegeza twabitubwiraho mbere yuko cyangwa se niba bafite bamwe abashobora kubitaho ariko atari abarimu nyirizina, cyangwa se niba ari n'abarimu ubwabo babitaho, kuko umwana utaragira imyaka 5 abagikeneye yaba uburere yego ni byiza, ariko no kubwira jya hariya no kumwitaho birenga kumwitaho by'akazi cyane cyane ku bijyanye n'isuku y'abana bakiri batoya. Ngomba kuri responsibility ku birenze kuba buri mukazi. Murakoze cyane, kugira ngo nk'uko mubivuze natangiye mbabwira ko tugera ishuri ry'incuke bazi nka maternelle, ikore maternelle. Muzi ko bari abana bo muri nasari ya mbere cyangwa se maternelle ya mbere, umwaka wa mbere wa maternelle, n'abana baba bakeneye kwitabwaho koko. Niba abana n'ubundi no mu rugo iwabo baba bakeneye kwitabwaho, bafite abakozi bari hafi. Iyo umwana rero aje muri maternelle, cyane cyane abo batoye muri maternelle ya mbere, dufite abarimu b'umwuga. Abarimu b'umwuga mvuga ni abarimu bakora umurimo wabo bawukunze kandi bakunze n'abana bigisha, kugira ngo no mu byo biga, kuko abarimu dufite bigisha nko muri iyo maternelle, mu ishuri rya maternelle, ni abarimu babyize bazi kwita ku mwana bakamufata nk'uwabo. Kugira ngo wenda nuko ntarakabivuga, kuri Morning Star School abana bwa mbere bahageze bafata ifunguro rya mu gitondo. Ngo wa mwana wavuye mu rugo niyo yava mu rugo nta kintu afashe, umubyeyi nibura bazi ko nibura ari bugire icyo yafatira. Ya funguro rya mu gitondo ari burifate nk'uko n'ubundi yagombye kuba arifatira mu rugo igihe ari kumwe n'ababyeyi. Icyo ni kimwe. Ikindi, saa sita nabwo agafata ifunguro rya saa sita. Ngo umwana wiga kuri Morning Star n'ubundi nta kintu ahaburira. Hari akantu mwarimu komojeho kajyanye na crash. Morning Star School twifashishije babarimu babo maternelle, ndetse dufite n'abandi twita ba helpers
abaheripazi niba abandi nabafasha babarimu bazasigarana bafasha abarimu mu kwita kuri babana. Umwana wo muri maternelle ashobora kwiyanduza mu buryo ubu cyangwa ubundi, kandi mwarimu afite abandi agomba kwita, kandi mwarimu afite abandi agomba gukurikirana mu ishuri. Icyo gihe babafasha abarimu nibo bafata abana bakabitaho, bakabakorera isuku, nimba yitumyeho akaba yafata umwenda we akaba yanawufura. Noneho mu masaha yo gutaha iyo abandi bana batashye, abana ba maternelle tubafitiye ahantu baruhukira bari kumwe n'abafasha abarimu, bakabitaho bagasinzira, noneho bakaza gutahana n'abandi bana bakuru babo saa 10 batashye. Icyo kintu rero ababyeyi bari kuri Morning Star School abwo ubuze ikintu cyiza cyane ndagakuza kukubaza mwanya uri imbere ko gufata umwana wo muri maternelle, ese nabo batasa 10 kimwe n'abandi banyeshuri, kuko uvuze ko bajya ahantu bakaryama kugira ngo baruhuke. Ubwo nuvuga ko mufite n'ahantu abana bashobora kuba baruhukira, cyangwa se umuntu waba urwariye ku kigo igihe atarabona ubutabazi bw'ibanze aho yaba arimo aruhukira. Cyane rwose nk'uko mubivuze nibyo. Ku kigo cya Morning Star School dufite inzu yabigenewe babana baruhukiramo, kuko abana muri maternelle ntibakwiga ngo bageze nimugoroba bitewe n'ikigero cyabo. Bariga bakagera saa 5:40, barangiza amasomo yabo bakabagaburira, ubundi bakaruhuka ahabugenewe. Hari ibitanda, hari ibyangombwa byose wa mwana yakenera yabibona, bari kumwe n'abarimu babafasha abarimu babitaho isaha ku isaha, umunsi ku wundi. Ibyo byose ndumva impungenge na lift navuga ko diregiteri tumaze, kuko buri hari abantu benshi, hari ababyeyi, hari umuryango ufite umwana umwe, babiri, batatu, ukavuga se mfite umwana wagiye ku ishuri saa 5 ndajya kumucyura, ugasanga afite impungenge zo gusiga umuntu mu rugo wo kujya kumucyura. Ariko niba Morning yaravuze ati nimba ababyeyi badusigiye abana reka batahire rimwe, cyangwa se n'umubyeyi avuye ku kazi agere mu rugo asange umwana nibwo akihagera ariko adafite impungenge z'ahantu ari, ngira ngo ni ibintu byumvikana kandi byo kwishimira. Abantu benshi ngira ngo bagiye ubona hagiye haza ibibazo byinshi cyane ku bijyanye n'imishungire cyangwa se uburyo ki abo twakwita abakozi bo mu rugo muze kubabera so kubateruye cyangwa kubatunga agatoki, bagiye babagarukaho kenshi cyane. Hari video zagiye zicicikana ku mbuga nkoranyambaga, harimo igeze kuboneka yo mu Rwanda, bano bantu bita abakozi bo mu rugo, bigaragara yuko abenshi baba bakuze, usanga umukobwa w'inkumi cyangwa se n'umusore kumuhereza umwana ukiri muto ngo amwiteho amurera atarabihuguriwe adafite amahugurwa bikagorana cyane. Bivuze iki? Ingaruka mbi ku mikurire y'uyu mwana muto wari ukeneye. Benshi ugasanga abana barahamutse afite imyaka 4 agiye ku ishuri ntibikunde. Rero ugasanga ikintu cyiza ku kuboko ko niba umwana saa 10 ari bugere ku kigo Morning Star School akiga agakurikirana ubumenyi bw'ibanze n'uriya mwana muto uri kwitabwaho, akabigira igihe cyo kuruhuka, umubyeyi we wagiye ku kazi ntagire impungenge zo kuvuga ati usanga byagenze gutya atari rimwe. Ongeraho ngo kuba afite umuntu wo kumufasha, avuye arangije amasomo saa 5 agiye kuruhuka, afashe icyo kurya, nyuma yo gufata icyo kurya agiye ahantu ho kuba ukeneye kuruhuka akaruhuka ari kumwe na ba babyeyi bafasha babari mu nyirizina. Ni ikintu cyiza cyane kandi cyo kwishimirwa nimba kuko ariko bimeze kuri kino kigo cya Morning Star. Diregiteri hari akantu nshaka ko tukiri hano hagati ntaza kwibagirwa. Iyo abantu buriya tumenyere ko ibintu byiza byose birahenda uko byagenda kose, imyenda, byo kurya, temberana ameze neza, ni ibintu uko byagenda kose tuzi ko bigenda muri kamere ya muntu. Ariko abantu bari buze guhita bibaza rero nk'ababyeyi badukurikiye ati iki kigo batanga izi serivisi hano nabagenewe kuba najyana n'umwana wanjye nkurikije ubushobozi mfite, urazi kuducira ku mayange abantu bafite ubushobozi bwo kuzana abana babo hariya, n'akandi bigeze gukomozaho kuvuga ati ingenzi tuwe n'abasirimu benshi bakomotse i Kigali. Bishatse kuvuga iki? Bishobora kuba byakumvikanisha ko icyo ari ikigo wenda cy'aba abantu bishoboye, reka nkongeremo bubakira ikigo kugira ngo babone aho bohereza abana babo. Tubivuze kwibaza rero kuri wa muturage usanzwe yituriye KURUYENZI, yituriye harya Bishenyi n'ahandi hatandukanye cyangwa se mu mujyi wa Kigali, ariko uvuga ati ndashaka njyana umwana heza. Uratubwira iki? Urabwira iki bano babyeyi badukurikiye ku bijyanye n'ubushobozi bw'umubyeyi muri kuzana umwana bariya? Ubwo ni nk'ubwishyu murakoze cyane. Ngira ngo nk'uko mubivuze
urebye serivisi zitangwa ku kigo cyacu cya Morning Star School, urebye uburyo abana bafatwa, ubihaye agaciro ngira ngo byahenda cyane. Ariko tugendeye ku mikoro twese tutayobowe y'Abanyarwanda, nibyo hari abifite cyane ndetse ariko nitwirengagije ko hari n'abandi wenda bafite amikoro aciriritse. Ntabwo rero abo nabo twabibagiwe. Ibiciro by'amafaranga y'ishuri kuri Morning Star School ntabwo ari ibiciro bihanitse cyane ku buryo byatuma umubyeyi atinya cyangwa yikanga kuzana umwana kuri Morning Star School. Ngira ngo abenshi n'ubundi harimo abarera kuri Morning Star School, uzasanga harimo ababyeyi bifite cyane, uzasanga harimo ababyeyi bafite ubushobozi buciriritse, ariko ntibakangwe no kuvuga ngo kiriya kigo ko kitanga ubumenyi cyangwa na serivisi bingana kuriya isaho cyaba gihenda cyane. Rwose ntabwo ibiciro hari iby'amafaranga y'ishuri, hari serivisi zindi dutanga, hari serivisi za restaurant nkuko nabivugaga, breakfast na lunch, ntabwo ari ibiciro biri hejuru cyane ku buryo umubyeyi wari wese ashobora kuwazana umwana we tukamukurikirana kandi tukamwitaho. Niba ngo yaba wifite yaba n'urwego waba uriho rwose wemera kuzana umwana muri Morning Star hariya mukamufasha mukamuha ibyo umwana asabwa kugira ngo abashe gukurikira amasomo iwanyu cyane rwose. Ngira ngo iki kiganiro tumenye mugezwaho na Eric Nshimana afatanyije na Rugamba. Uyu munsi rero turi kumwe n'ishuri Morning Star. Morning Star ni ishuri hereye KURUYENZI hariya ugana kuri ADPR, ngira ngo babisobanuye ku buryo buhagije. Barimo badusobanura rero bumwe mu burere batanga hariya abanyeshuri ibyo usabwa kugira ngo ugereyo, ariko icy'ingenzi cyo batubwiye nuko buri mwana wese ufite ubushobozi bwo kuba yahagera yemerewe kuba yakurikira amasomo. Ngira ngo Pasi ku buhanga bw'ibyuma yaduha akaruhuko k'amasegonda make cyane akaduha amashusho yo ku ishuri rya Morning Star, noneho tukagaruka tukomeza kuganira ndetse turekurana na telefone kugira ngo muduhamagare muduhe ibitekerezo niba nawe ufite umwana wifuza kujyana kurira muri Morning, ubundi directeur agusobanurire ibyo usabwa kugira ngo ubashe kugera muri Morning hariya umwana wawe nawe abashe gufata ubwenge n'ubumenyi nk'abandi bose. Ndi umubyeyi urerera ahangaha muri Morning Star. Icyo nabonye hano rwose maze kuhazana abana banahaje uyu mwaka ni ibintu byangiriye umumaro cyane. Ni iri shuri rifite ikintu cyitwa gukoresha ururimi nk'abana bato cyane bo muri gardienne na primaire yo hasi kuva mu mbere kugeza mu wa gatatu. Morning Star School is a good school because here the teachers teach well. They first explain us, after understanding, now we can get notes. You may find the other schools, teachers come, they write notes, and they say that they got to search themselves without understanding. You start seeing students, they are failing. It is a school of stars. We have also the particular field where we have put much emphasis, which is Karate Kung Fu. We had the pupils who went in China to present our school in Karate. Nkuko mubibonye hari ikintu nendaga kwibaza. Umubyeyi urerera ahangaha Watubwiye ibijyanye n'uburere muhatangira, ariko muri iyi video ubonye ko hagaragayemo abana bakina imikino njyarugamba n'umukino tumenyereye nka taekwondo cyangwa se taekwondo. Ubundi mu bihe byatambutse umwana utaragira imyaka 12 buriya ntabwo yari yemerewe kuba yajya muri iyi mikino njyarugamba, ariko hariya urabona ko harimo utwana dutoya tutaragira no mu wakangaye mu turi mu myaka yo hasi niba bareje kuko wenda abantu basigaye bamara kwiga mu myaka mike, ariko imyaka igikuriro cyabo cyangwa se age range barimo y'imyaka yabo sintekereza mu myaka 6-8. Nga wenda directeur atubiraho gakeya kuko ngewe nzi ko iyo umwana yiga nakagira n'umwanya wa siporo akagira n'umukino runakajyamo bimuha discipline n'uburere kandi akabasha gukurikirana amasomo ye neza. Ngira ngo wenda hagira icyo mbwira ababyeyi, hari ababyeyi benshi bazi ko kujya mu mikino nkiriya bituma umwana bikirara, ariko ubwo turi kwina directeur hano nk'abantu bayoboye ikigo bakabayobora nabari yaba bakina karate niba hari n'indi mikino kandi hari uraza kutubwira umwanya mugenera amasomo ndetse n'umwanya mugenera siporo muri rusange. Murakoze cyane ira nkuko mubivuze nuko ari amashusho yabigaragaje. Abana murabona uburyo
bambaye urabona ko ni nk'abakarateka koko taekwondo twavugaga ngira ngo rero burya siporo ubwayo akamaro kayo ni ukuruhura ubwonko wa mwana wiriwe yiga ntabwo ugomba kumupakiramo gusa amasomo ugomba no kuba umwanya wo kuruhuka rero twashatse umwarimu wigisha siporo aricyo ahemberwa twanze gufata umwarimu ngo tumuvangire ave mu isomo nk'uko ubisanga mu yandi mashuri ufate mwarimu umuhaye n'isomo rya siporo kandi ubwo bumenyi wenda atanabufite muri siporo nk'uko kera byigwa twebwe twarebye dusanga ari ngombwa ko dushaka umwarimu wa siporo wihariye kandi wabyize akadufashiriza abana guhera hasi nk'uko mwabonye ko bari mu byiciro bitandukanye nk'uko mwabivuga rero mu gihe cyashize abantu bari bazi ko umwana uri mu kigero iki n'iki adakwiye gukina umukino uyu n'uyu ariko ubu ngubu akina wa mukino ahubwo umufasha akamukinisha mu rwego rwe mwumva rero babyeyi batwumva bifuza ko abana babo bahabwa ubwo bumenyi muri siporo iriya bita karate ntabwo abenshi barabitinya bazi ko ubwo abo bana ngo bagiye kubihararumbu bagiye bakubita abantu ku muhanda bakubita abandi bana mu rugo siko bimeze ahubwo muri kungufu harimo na discipline babatoza na discipline ashobora kwirwanaho mu gihe yatewe ariko nanone bimuha na discipline n'umwendereje no kubaha ababana nabo akubaha ababana kwamuyobora rwose rero ngira ngo ariko hano kuba dukurikiye ko ntejo njyara umuntu wamugara arambwira ati ese ko mbona kiriya kigo imiterere yacyo ko nyine nafashe kano kabido nkashyira kuri seti yanjye mbona abantu benshi bambaza ibibazo ababyeyi babazaga baravugaga bati ni ryari umwana atangira kwiga iriya siporo ese hari abo runaka baselekisiona mu kigo cyangwa buri munyeshuri wese ugeze muri morning afite uburenganzira cyangwa se ahabwa ziriya siporo nk'uko twabibonye murakoze cyane abana kubera ko bagomba kugira uburenganzira bungana yaba umuhungu yaba umukobwa bose nk'ishuri niba afashe wenda umwaka wa mbere akabagera muri iyo siporo bose bagendera rimwe bambaye umwenda wa siporo uvuga ngo nta guheza kurimo ntabwo aselekisiona wenda nuko hari ahagaragaye bakeya kubera ko bose wenda batari ku rwego rumwe bagenda acamo amakipe bitewe n'urwego bagezeho muri make ni ukuvuga ngo buri klasi buri mwana wese wize muri morning star ahabwa uburenganzira nk'ubwa mugenzi we nta kiguzi cyangwa ikindi kintu kiyongeraho ngo wenda kera twabaga hari igihe wumva ngo turi ku kigo ariko ngo twagiye muri club bamwe bahisemo kubyina abandi bahisemo kuvuza ingoma hari ibintu karate imikino nk'iri abandi ngo bagiye mu basaveri bagiye mu baki hano sobanura ku buryo bwumvikana nimba buri munyeshuri wese igihe cya siporo bimwe kera twitaga ngo twagiye mu gihe cya recreation iriya karate tubonye buri munyeshuri wese yigishwa n'uwo mwarimu wenda kugira ngo binumvikane neza nta kindi kiguzi kiyongera kuba wiga muri morning star school kugira ngo usarure ubumenyi wagiye ugiye gushaka ibyo tumenyereye indimi imibare n'ibindi nk'ibyo no kumenya uriya mukino reka tuwite izina ryawo njyarugamba abantu bazi kubyumva neza n'umukino udapfa kuzangana hose nta kindi kiguzi kirengaho ku muntu ongeraho ko ari n'umwihariko wa morning star niba nabibonye reka niyo kuvuga ngo ni haki murakoze cyane ngira ngo nk'uko mubivuze ni umwihariko wa morning star umubyeyi muri school fees yaza amafaranga y'ishuri asabwa ntabwo yishyura amafaranga ajyanye n'uriya mukino ni ukuvuga ngo nk'ikigo cyarebye kigasanga ari ngombwa ko abana bahabwa n'imyitozo ngororamubiri ntabwo nk'uko twaza tubivuga ntabwo ari umwitozo umwana akora kugira ngo ajye kurwana kubita abandi bana ahubwo ni umwitozo kugorora umubiri ababyeyi rero ndagira ngo bamare impungenge ko umubyeyi mu gihe azanye umwana kuri morning star school umwana we afite uburenganzira bwo kwigishwa guhabwa iriya myitozo kandi nta kiguzi ashizeho
ngira ngo ndumva ababyeyi badukurikiye yaba n'ababazaga impungenge zirashize niba koko buri mwana wese abona uburenganzira bwa mugenzi we. Ngira ngo hari nkanjye wenda ntajye nihereyeho mba numva umwana niba hari icyo agomba, niba ari igihe cya siporo, igihe naba nzi ko umwana agiye kwishura akabona ibyo byose nta mpamvu yo kwirinda gushaka ahandi hantu, kuko hari ababyeyi bavana abana ku ishuri bakavuga ati nzashaka undi mwarimu wa siporo mu rugo, nzashaka umusobanurira icyongereza mu rugo, nzashaka umusobanurira ibintu byinshi cyane. Mwebwe abana banyu biga iwanyu mubakurikirana gute inyuma yo kurangiza ya masomo nyirizina muba mugomba kubaho? Murakoze cyane. Ngira ngo mumvugiye ibintu murabizi ko ku bigo bya prive hirya no hino abenshi bataha saa sita saa saba bikarangira aho ngaho, ariko muri Morning Star School mu rwego rwo korohereza ababyeyi kugira ngo umwana nimba avuye ku ishuri yere kugera mu rugo ngasange arajya kumushakira undi mwarimu ku ruhande uraza kwigisha wa mwana. Twe twashizeho porogaramu yo gufasha abana barangiza kwiga saa sita bakajya mu kiruhuko cya saa sita bakarya, barangiza kurya saa munani ba bana twongera tukabafasha bagasubira mu ishuri babasubirishwamo amasomo y'ibyo bize cyangwa bize ejo. Icyo gihe wa mwana azataha ibyo yize abisobanukiwe kurusha uko uzashaka mwarimu wahandi utanazi ko ari nabyize, utazi na modire bagezeho, utazi chapitre bagezeho, utazi unit bagezeho, ariko wa mwarimu umufasha mu ishuri, umwigisha mu ishuri ryasomo n'abari nawe uzamusubiriramo, bizatuma umwana arushaho kubifata kandi na mwarimu n'umubyeyi atatswe ikindi kiguzi ku ruhande. Ariko hano hari ikibazo nenda kugira ngo baze ugize uti abandi bana bariga bakageza saa sita bagataha, ariko kuri morning isoko bimeze umwana ariga yamara kwiga yamara kurya amaze kuruhuka aganye gukora bimwe utubwiye ko ni aho kugira ngo akore kuri diswari ageze iwabo ahubwo akayikorera ku ishuri. Ese mwarimu azamuha devoir gute nimba umuha devoir ari umuha na coaching? Murakoze. Mwabitekerejeho ku buryo bitagira ingaruka kuko hari abana babanebwe bagira mu rugo ko ntakore cyangwa se akafite umuntu umufasha rimwe na rimwe akaza agahita amwandikira akamwuzuriza akaza ku ishuri yazanye ya devoir. Kuko abarimu abakora coaching kenshi nuko ngo musobanurire niba mwarimu yatanze devoir kugira ngo arebe aho umwana ubwonko bwe bugeze ku masomo abatanga. Ubwo wa mwarimu umwigisha n'abari nawe ukosora devoir nta kibazo bizagira nta ngaruka umunyeshuri azahura nazo. Murakoze cyane. Ngira ngo icyo nababwiraga ko mwarimu asigarana wa mwana amufasha amusubirishamo bitandukanye no kumukoresha wo mwaka cyangwa se devoir amukoro wo mu rugo. Icyo bise umukoro wo mu rugo murumvamo ijambo mu rugo ntabwo ari ku ishuri. Bivuga ngo mwarimu amuhaye wa mukoro ariko kubera ko yamusubirishijemo umwana isomo rikamucengera. Birashoboka ko umwana azagera mu rugo yaho umwaka akayikoresha kuko ibyo yize yabyumvishe neza. Ntabwo akeneye undi muntu uri mumufashe mu rugo kuko azamufasha, akeneye ubufasha buri mu rugo kuko hari ibyo atasobanukiwe. Nimba abarimu rero babasobanuriye aho umwana afite impungenge akabaza mwarimu akamusobanurira, umwana akava ku ishuri byose abisobanukiwe. Ntekereza ko nayo homework ntazavuna umubyeyi ngo amufashe, nta nubwo umubyeyi azakenera undi mwarimu ku ruhande wo gufasha wa mwana. Twibutsa badukurikiye ko ni ikiganiro tubimenye mugezwaho na Eric Nshimana ndetse na Rugamba. Uyu munsi tuganira kuri ishuri rya Morning Star. Morning Star batubwiye byinshi uburyo batanga uburere n'ibyinshi cyane bihakorerwa, ariko mwibutse ko nawe mukurikiye kino kiganiro ni ikiganiro ushobora kugiramo uruhare uduhamagara kuri 0786 85 ugatanga igitekerezo ndetse n'inyunganizi mu kiganiro. Kandi hari n'igitekerezo wumva ushaka kuduha cyangwa se ibikorwa runaka wakoze ibyo ushaka gusangiza abanyarwanda muri rusange, waduhamagara kuri nimero 07833335 twakugeraho ubundi ibyo wakoze cyangwa se ibyo ushaka kugeza ku banyarwanda tugufasha kubibagezaho. Turacyari kuganira na directeur arimo adusobanurira byinshi mu buryo batanga ubumenyi muri Morning Star. Hano directeur dusanga bari kugana ku musozo. Sinzi niba hari ikindi wifuza kubwira ababyeyi barera iwanyu muri Morning Star ndetse n'abifuza kuba baza kuharera. Murakoze cyane.
ndagira ngo manze nshimire ababyeyi dufatanyije kurera kuri Morning Star School uburyo dutahiriza umugozi umwe badufasha baha abana ibikoresho by'ishuri bihagije umwana akaza ku ishuri afite amakayi afite ibitabo bihagije kugira ngo mwarimu uza kumwigisha atavunika icyo ndakibashimira cyane nanone ariko nkashimira ababyeyi kwishyura neza amafaranga y'ishuri kugira ngo wa mwarimu urera wa mwana nawe ahembwe ku gihe abashe gutanga amasomo neza adafite inzara kugira ngo bituma abarimu bacu tubahemba neza abarimu bo kuri Morning Star bahembwa neza bafite umushahara ushimishije binatuma bava ku bindi bigo bakaza kuri Morning Star ni nayo mpamvu dufite abarimu beza icyo kintu rero tugifashwamo n'ababyeyi ntitwabura kubibashimira kandi bakomerezaho kugira ngo ireme ry'uburezi twifuza muri Morning Star School rikomeze rishinga imizi ikindi wenda twamenyesha ababyeyi ni uko ubu twatangiye kwandika abana tukaba rero tusaba ababyeyi bafite abana bandikisha guhera muri maternelle ya mbere kugera muri primaire kuva muri primaire ya mbere umwaka wa mbere kugera mu wa gatandatu bose imyanya iracyahari haba muri maternelle y'imyaka yombi ndetse no muri section ya primaire imyaka yombi imyanya iracyahari bakwihutira kwandikisha abana babo sinzi niba wenda abantu bagiye bandika ubutumwa nabifuza guhamagara atari benshi ibyo byose ariko hari akantu bari umuntu abantu barenga batatu banyandikiye banyandikare bambaza kuri cya kintu twavugagaho urakoze cyane kuko utubwiye icyo bari bakibajije kujyana na distribution niba hari abantu baba bari kwiyandikisha ku bijyanye n'abifuza kujyana abana muri Morning Star School undi n'ubabajije niba ibijyanye n'uburyo bagera ku ishuri n'uburyo bataha transport twize kubikomoza ariko ntabwo bumvise neza saba ari Kigali bashobora kujya barenganya barongo bagaruka abana babo bataha byoroshye nicyo agikomoza kijyanye murakoze cyane ngira ngo nkuko nabaze mbabwira ko ababyeyi bo muri Kigali ha muri utu turere twombi kandi dutatu Kicukiro Gasabo Nyarugenge dufite abana benshi biga kuri Morning Star School twashizeho uburyo bwa transport ntibagire impungenge rero hari imodoka ifata abana kuva Nyabugogo uvuye Gikondo imodoka za Gikondo igakomeza igafata abana bavuye za Muhima za Murenge wa Nyarugenge Murenge wa Gitega zibafatira ariya Nyabugogo kuri Disantre ndetse n'abana bavuye za Gasyata abana bose turabafata ndetse usibye nabo mu mujyi wa Kigali abana baturuka mu nkengero za Ruyenzi ariya za Nkoto ku karere ka Kamonyi aho hose twashizeho uburyo bwo korohereza ababyeyi abana bakagera ku ishuri ku gihe kandi badakerewe kuva za Gihara Kigese aho hose uburyo bwo gutwara abana twarabuteganyije ndetse ndagira ngo nkangurira ababyeyi banirefonyije ubundi batuye Norvège kurya nyuma bambaza ese tuzanye abana babona uburyo bagera ku ishuri ndagira ngo mbamare impungenge ko nabo rwose twashizeho uburyo abana bagera ku ishuri Morning Star School batavunitse kandi ku gihe murakoze cyane hari umubyeyi uravuze ati ndumva asubijwemo aho ngaho ko ni message zitandukanye yaravuze ati ese ndamutse ntuye Kigali ko amashuri atangira hakiri kare mu gitondo cya kare abana bagera ku Ruyenzi gute ngira ngo yamusubije ko hari abaturuka kuri Disantre kugera ku Ruyenzi ngira ngo n'abandi aho baba ari hose ahubwo wenda ashobora kuduha amasaha imodoka ziba zagize aho ngaho kugira ngo ubanze wumve neza mbere yo kujyana y'umwana uvuga uti se izi saha azajya bageze kuri areka hari undi wavuze ati icyo kigo ni cyiza kubera ko hari abana benshi bakenera iriya mikino njyarugamba ariko kubera kujya ku ishuri n'igihe bavira ku ishuri ninjoro bakabura uburyo babajyana ahandi hantu babyigisha niba rero umwana aramutse ajya mu kigo akanabyigirayo kuko hari ababyeyi benshi bize iriya mikino kandi bazi inyungu usibye no kuba umwana bari gukora siporo bituma binamutegura hazaza he yaba kubaka umubiri kugira gute ndetse akaniga ameze neza ngira ngo umwana yiga kugira ngo azabeho neza kandi umubyeyi arihira umwana kugira ngo umwana we azabeho neza urumva rero baba batekereje no ku buzima bw'enyirizina bitenalo alo
sinzi ikibazo cya network cyabayeho kuko n'umwe urafata umuntu telefone ntiri kuvuga ariko n'ubundi ngira ngo ibibazo byinshi bakabe bibaza dusa nkaho twabibasubije ariko niba hari ikindi directeur yatubwira yakomeza kugira ngo abakurikiye BTN bakomeze basobanukirwe n'ibyiza dusanga muri Morning Star. Muri Morning Star ngira ngo byinshi nabivuzeho ariko cyo nakongeraho ngira ngo bagiye bareba ama video atarahazana abana ngira ngo umubyeyi imwe ngira ngo yabasobanuriye yabaye umuhamya w'ibyo navugaga nuko Morning Star School uhazanye umwana aba yizeye n'ubumenyi yizeye ireme ry'uburezi yizeye ko umwana we azatsinda neza icyiciro cy'amashuri abanza kandi akazajya muri segonderi mu kigo cyiza. Nkumva rero ababyeyi rwose twabakangurira kuzana abana babo kuri Morning Star School kuko ari service ari discipline ibyo bintu byose Morning Star School abarimu beza bajyanye n'igihe bafite ubunararibonye bafite experience bafite ubumenyi baboneka kuri Morning Star School. Turaza kongera urebe niba kubaga by'imana ukunda twakiriza izindi telefone nk'ebyiri ariko wenda ngiye akabazo nari nsigaranye k'amatsiko abantu twagiye twiga haba na za kaminuza n'andi hatandukanye wasangaga hariho uburyo bw'ibijyanye n'ikintu kiri buze gukora kuri buri wese imyishyurire kwishyura ku buryo Morning Star ugasanga hari ibigo bavuga ati bitewe n'ubushobozi umubyeyi ashobora kuza akanegoshiyetinga n'ikigo bakavugana wenda niba yishyura amafaranga runaka habonetse se hari uburyo bumvikana kandi akazishyurwa mu bice bigiye bitandukanye hakaba nabavuga ati reka ariko umwana yinjira na barodero akayijyana hariya cyangwa se aca kuri banki bikagenda gutya na gutya hari uburyo bumworohereza ababyeyi mu bijyanye no kwishyura mu kigo cyanyu. Murakoze cyane ngira nk'uko nawe bivuze nti amikoro y'abanyarwanda turayazi hari abaciriritse hari abishoboye ku rwego rwo hejuru ntabwo dukumira umubyeyi wari wese kuri Morning Star School. Ikiriho cyiza nuko umubyeyi bitewe n'uburyo n'ubushobozi afite abona yakwishyuramo amafaranga y'ishuri yegera ubuyobozi bw'ikigo tukaganira akavuga ati nimba nshobora kuzayishyura rimwe nshobora kuyishyura mu byiciro umubyeyi turamwakira kandi bikagenda neza. Turajya tubamara impungenge rero niyo wabona amafaranga utayaboneraho icyarimwe ushobora kuza tukaganira tugashaka uburyo umwana yishyurwa kandi akiga atekanye. Urumva izo nazo ni impungenge kuko hari umubyeyi bavuga ati nkeneye ko umwana yiga ariko wenda ubushobozi ntabwo buraboneka neza. Urumva niba bafite uburyo baganira n'ababyeyi nabyo ni ibintu byiza cyane. Hari undi wanditse message ati Morning Star School imbere turayishyigikiye ni mutubarize niba bitagoye ndumva ni twagiye tubisubiza araba niba bitagoye nyine ko umwana yaza kwiga muri kigo cyanyu kugira ngo hari ibyo basobanuye ku buryo bufatika. Hari birasa n'ibigiye biri rusange amugani bo ndabona ikiganiro cyo dusa nkaho tugana ku musozo ngira ngo directeur nta kintu ubwira yaba abarimu nyirizina yaba ababyeyi cyangwa se abanyeshuri ko mbona amasaha tugenda. Murakoze cyane ngira ngo mbe na mbere nshimire BTN yadutume muri kiganiro kugira ngo tumenyekanisha ikigo cyacu cya Morning Star School kandi ngira ngo abadukurikiye basobanukiwe ariko wenda ufite icyo yabaza cyangwa se icyo yakutanga inyunganizi wenda twabaha nimero za telefone baduhamagaraho ni 0788 21 30 ngira ngo yahabwa ibisobanuro 0788 21 30 twamufasha tukamusobanurira hari igihe yaba yacikanwe ariko dushobora kumusobanurira ku buryo bwimbitse. Umurongo wa telefone sinzi ko byatugendekeye ko barahamagara ari benshi wabafatira itivaho ariko abigize uti mutubarize niba uko bishyura ntekereza ko kubijyanye n'amafaranga no kuzajya kuri Morning Star bakababwira uko bimeze kuko buriya kimwe nuko niyo wabonye telefone ko telefone zo yazisobanuye kandi twanavuze naho ikigo gikora kandi tuzakomeza kuganira mu kiganiro tumenye
turi kumwe nabo ngira ngo igihe kitari gitoya tuzakomeza kugenda tubaganiriza ndetse tunabaha bimwe mu bintu cyangwa se ibyo bagezeho n'ibyo bifuza kugeza ku banyeshuri bacu muri rusange. Niba nawe hari icyo yabwira badukurikiye cyangwa se kubakunzi b'ikiganiro tubimenye, ubundi tugasoza ikiganiro cyongera ngo nk'uko mumaze kumenyera buri wa gatandatu tuba twicaye hano tugira ngo tuganira kuri byinshi bitandukanye ndetse tukanabazanira n'ibindi bintu kugira ngo byose nibidufasha kugira ngo tumenye tugire aho tuva kandi dushaka no kugera aho twifuza kugera. Wenda icyo narenzaho byinshi bitandukanye twabiganiriye because murabyumva ko natwe dufite umuco muri Rwanda bite guturuka mu kigo cya Morning Star School. Usengenda cyakubwira yuko ubu ngubu ntekereza ko buri muntu wese winjiye mu bikorwa ugiye gukora gatatu karuta ko wakoraga mu myaka 2 ishize kuva mu kwezi kwa gatatu 2020 gukomeza kugeza ukundi kwa gatatu turi kujyamo. Ntekereza ko buri muntu wese ufite amahirwe yo kuba afite ikintu ari gukora akanya ari umwanya mwiza wo kongeraho amasaha 5 ku masaha wakoresha. Niba ibintu tutari kubihuza ubu dukurikiye kano kanya mu kazi ka runaka cyangwa se warufasha karuko gakiya, ntekereza ko waniribuye niba tutari guhuza kuri kino kintu. Ariko ibyo ntibihagije, ushaka kuri kubikora neza wicaye aho na perfectly abakiriya barebe nakavuga tukora neza, ariko se nibangaye babizi, nibangaye baza abantu ukorera, nibangaye babonye izo serivisi zawe nziza utanga. Uburyo bwo rukumbi rero nzi bwo kumenyekanisha ibikorwa ni ukuza ukagira hano ukavuga ati ndashaka ko ibintu bigenda biva kuri uru rwego bikajya ku rundi, ndoye taske ubundi twebwe mu gitore gukomeza mu kiganiro tumenye n'ibindi byane byose bikwiye bigenda. Kandi twibutse ko nawe dukurikiye uri umucuruzi ukora ibintu runaka, wenda ufite business runaka kandi ukeneye kumenyekanisha business yawe, nabwo waduhamagara cyangwa se ukagera hano kuri BTN ku cyiciro cya BTN hano ku Muhima, ubundi tugufasha kumenyekanisha ibyo bintu. Twongeye twibutse ko iki kiganiro tubimenye mugezwaho na Eric Nshimana na Rugamba ndetse ku bufatanye na Electech. Muri Electech ni handi bagukorera yaba televiziyo, radio, ibikomoka ku ikoranabuhanga, ndetse bafite n'ishuri yigisha electronic ariyo ICT electronic and computer technology, aho bategura abana kugira ngo babashe kumenya gukora bya bikoresho by'ikoranabuhanga nk'uko dukomeza kubivuga. Nabyo ni ishuri herereye Kimisagara hagati ya station n'isoko. Ngira ngo nge yari Eric Nshimana ndi kumwe na directeur wa Morning Star na Rugamba nk'uko twakomeje kuganira. Tugiye n'ibigano BTN TV komeza gutegurira nawe utaca murakoze.